none se ke wowe wagezeyo wasanze arwaye iki konzi ko rwose Farida ari umutekamutwe ibyo bintu rwose yo kunywa ngo ararwaye atigeze abwira arakera atubwire nk'umuryango we yabikubwiye ati ese niwe yabonye yitabaza hafi kuruta abandi bose rodo ese yirirwa mu mbeba sibuzo niki ko imbeba none subwi wanyu ntambe wasanga kwa gusinda kwa nanzi itagira imbeba ariko we ngabona nyinshi ngo zikuzura icyumba yarabeshya nyine iyo umuntu yasinze bwa businzi bwabona ibintu byinshi cyane simbihakanye ndabizi nigeze kukubwira ko ari umuntu wundi bigeze guhura umva Farida warakubeshye ngo inzoga yarazibureye akufate nagugize yihurira inzoga fate uniseka inzoga akabaho gute munyamanyago nk'inzoga gusa unde cenge n'cyaka ko nyina ndayabara yivanyemo bahaye ikaze bakunze bakomeze mudukurikiye ni kuri Keza TV shonga bisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gusoza ukwezi kwa mbere k'umwaka dutangiye mushyashya uyu munsi rero ndi kumwe n'umubyeyi Mama Gaella tugiye kuganira araciye iminsi Mama Gaella umwaka mushya kuri twese umeze utese cyane kuri turashima Imana pe dore gabanya umubyibuho rero yego mana yanjye aratekereza yegereza akamikoro umuntu aratekereza bwo yatekereza umubyiho wavaye koko n'imihangariko yo kwisi wowe rero niba utekereza nibwo ubyibuha kuko niba unatekereza ntago bigaragara urabyibushye rwose urenda gabanya ibitekerezo ura niba aribyo bikubyibushye mva banaraye mu kazi baniriwe nkora nkarara mu kazi nkatabwenda gucya nkongera nkagenda birakubyibushye rero gabanya ibitekerezo ubu bishyize ku ruhande ni ukubera Imana ahubwo kubyibuha ni umunezero ni ukubera Imana pe umuntu yagira imihangariko yo ku isi umuntu koko kananuka abantu wamubona ubu ni ukubera Imana pe kubera Imana no kwiyesha amahoro mu mutima uri ufite amahoro mu mutima umubiri nawe urabimenya ukamererwa neza amakuru yawe se ni ukuri pe ndashima Imana umeze neza ariko rwose urasa neza uraryoshye sha nawe ndabona ari uko nguko rero ndabona numvise mbwira ngo urihuta ubu tugiye kuganira turasa ku ntego kugira ngo nkoreke wisubire mu kazi shaka akazi kaba kameze nabi umuntu ari guhiga hirya no hino no kuganya ko ari ikintu yazageraho mpamvu guhamagaye ni ibintu byihuta navuga ko byihutirwa ariko si cyane none umamagara ikivuga ngo birihutirwa ko binteye ubwobara ntutekereze ko ari bibi ntago ari ibintu bibi rwose ni ibintu bisanzwe ngo hanze kanange numve ibyari by'ubwo binteye ubwoba ko wampamagaye maze iminsi umpamagara kubera n'akazi nyine kenshi cyane ni ukuri kanze basi simbuka iminota mikeya basi numve icyo uri kunshakira reka ndetse ku ntego kugira ngo tugire vuba vuba yego umukazana wanyu cyangwa wawe uribuka ko duheruka kuganira turi kumwe na Raki nawe na Farida byari bimeze neza Farida asigaye yambara amariba yasimburanya buri munsi asa neza yarabaye umugore n'umugabo bareyonze kugira ngo bamenye ko Farida arwaye ariko ibyo urabizi cyamana ntabyo nzi rwose bana shako nigeze gusanga wamamagaye kenshi cyane ntabwo uzi ko Farida arwaye ntabyo nzi nigeze uko mbibona ubwa mbere nigeze kwibona ku biganiro si ibyo sinyibireba kubera akazi kenshi cyane mwaya minsi nta kazi nari mfite ariko ubu ngubu nabonye akazi kambanye kenshi ntabwo nyibona n'umwanya wo kura n'ibiganiro kuko nzi ko nigeze duherukana gukorana ikiganiro mwacyagihe arimo aransaba imbabazi ntabwo muheruka pe ntabwo nzi ko yarwaye rero yararwaye ariko ndumva baranabikubwiye kano kanya byumvise mu matwi yanjye byumvise mu matwi yanjye ubu ngubu bimbwiye Farida yararwaye amaze iminsi ngira ngo icyumweru cyarashize n'iminsi yararwaye kandi ararembye ntabwo ari ukuba umuntu arwara ngo arware malariya ngo arware turwara oya ararwaye kandi yabarwaye iki yabaye iki njye naramusuye mu rugo yanambwiye ko yaguhamagaye muri umuntu we ngo abikubwire yambwiye ko yaguhamagaye sinzi impamvu bihakanye ngo ntabyuze ntabwo ngigeze mpamagara muzamubaze yambwiye ko yaguhamagaye arakubwira ngo Farida ararwaye ngo urangije uramusubiza ngo uri mu kazi ngo uraza kumuvugisha wongera kumuvugisha nyuma barongera baraguhamagara ngo urababwira ngo uri mu nama kuva iyo minsi yose ngo ntabwo urajya kumusura kandi rero umuntu bitabazaga nk'umuntu mukuru ngo ujye gusura Farida ngewe icyo gihe barampamagaye telefone nge nabibonye yanavuyeho barambwira ngo baranshaka
ntabwo njye bigeze bambwira ngo Farida ngo yararwaye, gusa barambwiye ngo baranshaka, nanjye nababwira ngo njye ndibuze kuza kubahamagara. Ntabwo iki cyese ubwo barakubye batabanje kumbwira ko Farida yarwaye, njye ntabwo bigeze nyuma yaho nabwo nasanze bampamagaye nabwo ndanye nshaka kubahamagara, sinzi utuntu nahise nigiramo sinabahamagara, ariko ntabwo njye bigeze bambwira ngo Farida ararwaye. Ibyo tubireke, ararwaye. Ntekereza ko twakoze n'ikiganiro, sinzi nimba utarakibonye kuri Keza nyine. Si nibyo gusa, byibara se kubimenye urajya kumusura, urashaka kumuntu uzamusura? Sha abandi kwirukanka rwose, bandi bose ibintu rakatigeze ampamagara ari warenze ko wari kuzabimbwira, ubwo ko nta bumwe ngirana nawe kuruta ko ugirana n'umugabo wiwe. Nge rwose ubwo umwe mukwiye kubibaza, ariko ntago umwe manjye mukwiye kubibaza. Dakira nawe ndaje mukubwireho. Ntago naguhamagara ikintu kimwe. Ibyo kurwara tubivuyeho, ariko gusa naravuze nti se uyu mubyeyi ko wari uri hafi y'uyu muryango kuki atanyaruka ngo ajye kubasura ngo arebe n'icyo umwana arwaye, arebe n'umuntu utwite. Iyo arwaye umuntu aba agomba biba bihangayikishije. Ndavuga se n'umwuzukuru wawe ntukine no kumenya uko ameze. None se ke wowe wagezeyo wasanze arwaye iki? Konzi ko rwose Farida n'umutekamutwe. Ibyo bintu rwose yo kuba ngo ararwaye atigeze abwira arakera atubwire nk'umuryango we yabikubwiye ati. Ese niwe yabonye yitabaza hafi kuruta abandi bose? Umutekamutwe byasubikuye. Umutekamutwe rwose. Ubwo sibaza ibintu yakubwira ko atarigeze abimenya. None se reka mwigize mamagara akakubwira ko nawe ntagahari. Raki nawe yaragiye araturutse. Raki se yagiye ate? Ibyo ndamenya ngo usobanurira ngo cyurumva. Urambwiye ngo Farida ararwaye, urongera urambwira ngo Raki ngo yaragiye, cyangwa umwatwiciye umwana. Bande? Wowe na Farida? Je nisho ariko no mu wowe na Farida. Ntukire mu bibazo. None si ubwo kubera uri gukoresha uri kuryo. None si ubwo kubera iki ugomba kumbwira ngo Raki ngo yarabuze, rakabura te, Farida arwarate. Cyangwa ko Farida ubwo yarirwaje kugira ngo rakakunda buri. Uko ibintu bya Farida byose wowe ubizi. Umva ibintu uri guhuza njyewe, umva ngiye nguhamagaye kugira ngo ikintu cya mbere nkubaze impamvu utari kuba hafi ya Farida kandi uzika gutwita umwuzukuru. Ese wo kuki utamuha kandi ari wowe yitabaje? Nawe yarakwitabaje wanga kujyayo. Nje barampamagaye nibere mu kazi ari byo abantu ndimo ndakira. Mu kazi basi kunyu mutavuze ati kuko nguhaye umwanya kano kanya ugiye kunshiza kubona mwana nawe ubonetse. Reka tubyihorere. Turakomeje. Farida nyine aracyarwaye, nubona akanya uzagereyo. Nyuma yahamagaraga na Raki nimero ye nticemo. Igihe iciyemo Raki akitaba, yakomva ari Farida agakupa. Yahamagaziye muri umuntu yakomva ari mu muna wagakupa. Cyo kintu riko cyumva Farida arambwira ati umugabo wanjye Raki yabaye iki, yagiye hehe. Bagiye no kukazaho Raki yakoraga baramubura. Ese ke kubera iki ibintu byose yitabaza umunsi bamufatanyije? Ibintu byose yitabaza uko nawe ndajya yitabaza. Ubu sombwira ko Raki yaragiye none. Uretse se wiki utangiye ndi kugusobanurira uko stories zimeze, wowe uransubiza nyuma. Andi nukomeze kunshyira mu majwi. Kubange Farida mamagara akambwira ati mfite ikibazo gutya, nuko aba yabuze umugabo we nawe arakubura. None se uko nzi uko Raki afite izindi nshuti banaziranye banagendanaga, ikintu cyose ni keza. Urafushye se kubata ntabwo nge nafuhira rwose, busa namufuhira mu byihorere. Ngereka ngo sobanurire Raki aho yarari. Raki nawe Farida kugeza isaha ntaza kwari yaranamubuze. Ngiye bahubwe ejo bundi nibwo navuganye. Ngiye nacishijemo nimero ya Raki kuko ndayifite, nibwo namuhamagaye njye ubwanjye. Urumva Farida ambwira ati Raki naramubuze, nkeneye dufaranga, nkeneye kwivuza, nta mafaranga mfite, nyina wabo ntaza kundeba, ntanyitaba. Ati umunsi wamboneye Raki uzamubwira ukomerewe. Ngiyewe nshishamo nimero ya Raki mu minsi ishize, ndamuhamagara aritaba. Ndavuga nti ndagira ngo tuganire. Arankundira araza turaganira. Urimo kunyumva? Tuganiriye mubazi bya Farida arambwira ati Farida ntawe nzi. Ari Raki sukuye ngo Farida nawe. Farida umugore wawe utwite ugiye kukubyara umwana w'umukobwa. Arambwira ati urasakira umugore wanjye. Ari kubikubwira se cyangwa? Arambwira ati umwana twite su wanjye. Ubwo ndi kubyihutisha kuko yambwiye ibintu byinshi. None se ungura Raki none hagezeho kwemera ko umwana nawe atari uwe. Urambeshya aho ngaho. Urumva mu bintu byatumye Raki abura rero.
kuko muri ya minsi bari bamaraze iminsi baba bameranye neza ngo yarebye muri telefone y'umugore ngo abonamo message z'umugabo. Basi se Lucky ahari wabuhazi Lucky ni amahoro. Ntabwo mazi mfite nimero ze ziracamo njye aranyitaba. Ntago nzi yarambwiye ngo umwana wacu ari muzima ibya Farida ntacyo nge bimbwiye bako barakari muzima. Kuki ntacyo bikubwiye? Ariko kuva kera nge nababwiye ko Farida abeshya ari umutekamutwe. None ubwo ngo nizere ko umwana wacu ari muzima kuko none umwana wacu atari muzima. Kandi twarahuye umwana wuhe Lucky cyangwa umwana wa Lucky. Farida ngo yararwaye. Farida se yarwaye iki? Shaba ni ibintu bimeze nk'ibirozi, bameze nk'ibintu bamuroze. Ariko mana yanjye ke nakubwire ngo Farida muba muri kumukangisha impaka. Kwibirozi umurozi sura gundi wa umurozi nuko yarambwiye ngo abona imbeba n'inzoka ni mu cyumba ngo zuzuye icyumba zamuzengurutse. Ese ubwo umurozi waroga Farida nawe ari umurozi yaba ko yavuye koko ahubwo mwagiye muri kako aragiye atubeshya agiye kutubeshyira umwana ngo yamuteye inda ngenza mbabwira umwana indara rwose nukutuburira umwana ariko nagize ngo bamu rwose ubwo wagiye vuga ko ari ngiye noneho da ubwo wagiye vuga ko ari ngiye yakubwese ko ari ngiye basi wakoze iki aho waramukubuze ngo bigaragara nk'uburozi nyine oya ntabwo yavuze wamurozi wijya ngaho nawe uri kumbeshyera nyine urumva yagiye kwa muganga babura indwara nyine barasuzuma kandi aribwa mu nda n'umwana ngo ntakina mu nda kandi yagiye kwa muganga ibintu bimurya mu maguru biba ngo bimujombagura amaguru ni za ngendo ziwe nibyo bayiriwemo bituma akabona inzozi kandi ibyo wiriwemo nibyo unarota ese yirirwa mu mbeba sibuzo niki ko imbeba none subwe wanyu ntambe baza wasanga kwa gusinda ko nanzi itagira imbebe ariko we ngabona nyinshi ngo zikuzura icyumba yarabeshya nyine iyo umuntu yasinze bwa businzi bwabona ibintu byinshi cyane hari umugabo twe duturanye bitaga Ndera bamwitaga Karori hari igihe yasindaga rwose gasinda akabwira umugore ati do tinabonye inzoka nabonye imbeba nabonye n'ipusi turimo turaryamanye ko ari inzoga bayasinze ni inzoga yasinze ntaga Farida wa murozi wari umurozi wabonye umuntu umuroziho ko ari ugundi murozi Farida kuna ruga ntago nta muntu wamurwa ngo amushobore kumushinze uburozi yarakuroze basi keza umwana ako kego ndashaka kugira ngo nyerekanira kare kuba yaba umurozi ntago buri muntu nawe umenya umuntu wese ngi ndi kugendera kuko nza ababaye buri tekoro urukorerwa Farida uyesu kuba ku ruhande rwerega niba yerigeze kuba mubi ngi nteka ko umuntu ahinduka ariko ikintu ahubwo ngiyewe cyantunguye nuko umwana ngo atari wa Lucky akundi ko kantu none se nanjye none ndibaza se Farida nzi cyangwa Farida none se ubu none mwampaye agaciro ko wanteraga ibyatsira wose wabyemeye wowe wabyemeye ko wantera nawe wantu yagutwatse urumva wabivuze n'umugabo we wari umugabo nyine banza umbwire ngiye ko naherekare mbibabwira narake kabimubwira rakakabihakana Lucky no bikwiyemereye ko indatariye ese nawe noneho waje kujya uko nawe wanteye amabuye nawe ko kumunye ko nawe wabyemeye ko indatariye birashoboka noneho nabona ikintu cyaba kikuvanye kuri Farida utari kuvugira Farida impamvu bishoboka buriya nyine impamvu bishoboka nuko byavuzwe n'umugabo we ese Lucky mwaravuganye cyane n'ibihugu cyangwa n'ibyo Farida yakwibwiye twaravuganye hano namuhamagaye Lucky se noneho Lucky mbabwira abaye hate ari hehe byagenze kugira ngo aturuka agende iby'ubuzima abayeho nubwo umusore nyine wese abaho muri Kigali gusa ngiye ambwiye ko akimara kubona izo message z'umugabo ngo ari kumubaza uko umwana ameze Farida ngamwereka amafoto ngo yinda Lucky yese aho agenda nyina nakazara gasezera yakoraga ubusera ko famille twese ubu ngubu ari Kigali ubu so twese ukora ko twese duteye amabuye nk'umuryango adutera amabuye ariko we wari waramwakiriye umukazana Lucky yaje mu rugo namubabariye kubera Lucky ntabwo nigeze wari waramubabariye namubabariye kubera Lucky ntabwo ngiye nigeze mwibaza ko ati wakorera Lucky buje kumbwira ati mugomba kwakira umwana nuwo nkabwira Lucky umwana ntago ari uwawe Lucky akanyumvisha umwana kuntu ari uwe ngiye nashaka none basi Lucky kuko telefoni ye turemagarika tunanira wowe basi uzafata uzambagaye Lucky ngi mpuze nawe ngiye namubwo kubwira kera kuri umwana turogeye ariko bagiye numva ngo iburozi bujya burangira wasanga Lucky ubwo yemeye ko indatariye wasanga ko bya bintu byava ngo uburozi burarangira ubwo se Farida
yaba ni iki yaba yaramuroze ubwo kugira ngo yemere umwana, kugira ngo yemekane wako si kirara gute ko nabwo nahere mabamaga ngo ni kirara ni gute kano kanya Lucky none yavuga ko inda atari ikintu cyambabaje nicyo kintu kinda Lucky yaguze imyenda y'umwana. Ese Lucky yatangiye no kugura n'imyenda yari yaratangiye kugura. Ngiye mwimisi rero twari twiteguye ko umukazana agiye kuzaza mu rugo twari twaramwiteguye kuhabyara yari yabyemeye kuza. Ko twita umukobwa reka batubwiye ntago nzi batwita umukobwa cyangwa batwita umuhungu ikizima atwita umwana w'umukobwa. Ikizima nuko twari kubona umwana tubona umwana ari uwacu. None se Lucky umuryango no kano kanya turabigenza gute twumaze kumvisha ko umukazana agiye kuza mu rugo nkawe turabivuga gutyo tubigenza gute agiye kuza mu rugo gute? Lucky yavuze ko adashaka kuzongera kubona Farida. Ese Lucky yabyemejwe n'iki izo message cyangwa nabantu ushaka kubateranya? Kandi ari wowe wazirebye muri telefone y'umugore we yambwiye ko atari amagambo kari message yiboneye muri telefone ya Farida. Ese bari basigiye abana kubana nyakubana? Se ntago byibuka wa munsi dukora ikiganiro turi kumwe ko Farida yari amaze iminsi kwa Lucky bari kumwe aribwo bari ariko ntabwo babanaga oya ariko Farida yaratubwiraga ngo umwe araza akagenda rimwe bakaza nyine barasuranaga ariko ntago tuzi ko wowe none ushyizemo ngo umugore ariko urabizi ko umugore n'umugore babana mu rugo twitiye ntago ari umugore wawe n'umugabo abatwite bose batwite abagabo bafite ingo ntago bo tuvuga ngo dufite ingo baba ari abagore ariko umuntu wese utwite kandi umenye ko Farida yabyemeraga n'umugabo na Lucky akavuga ati ngiye n'umugore wangiye kumushyira mu magona n'amababari byakoze byose naramubabariye. Ngiye ikibazo mfite n'ubundi barasigiye babana mu rugo n'umugore ntago babanaga barasuranaga gutyo ni bwa buraya bwabo nyine umwagenda akagenda. Urumva Farida yajyaga kwa Lucky akakubitaho icyumweru Lucky akajya kwa Farida akakubitaho iminsi n'ubwo buryo babanagamo. Rero muri iyo minsi nibwo yaje kubona izo message muri telefone ya Farida ariko Farida ntabyazi kuko ni isaha bari kumbwira ati se Lucky ntago muravugana Lucky se ntago kuko abizi ko arakabizi ntago yakomeza kumubaririza. Ni isaha rero abavuga ati umugabo wanje yarantereranye umugabo wanje ntari kumaza amakuru y'umwana kandi urumva ko byanarangiye. Lucky yavuze ko mu buzima bwe ko yari yaremeye kwitandukanya n'umuryango agakurikira umugore ariko yaje gusanga iby'umuryango amubwiraga ngo ari byo nawe ntifuza. Lucky wera bikubwiye? Yego. Ese ari gukoresha ni telefone ko tumuhaga telefone nayifata Airtel ni nimero ya Airtel nge mfite yari afite nimero ebyiri MTN na Airtel nge mfite Airtel iyo niyo nahamagaye ejo bundi camo ngiye Airtel umbwire nyiguye uraza kuza umbwire nyiguye muzavugane uraza kuza kwimangiye nzamugisha bime kiganiro ariko neta muhamagara ubwo ndagize kino kiganiro gusa nanone ntago byakuraho ko ugomba kujya gusura Farida nubwo umwana yaba ataruwa keza mfite akazi keshi cyane rwose mfite akazi keshi cyane ubwo se none se ubwo asubuke kora ko yakwibwiye ko iyo ndatariye ngenda ajya gukora iki ndagenda nitwa ndagenda nitwe kuva cyako none mbabwira ndagenda nitwa nde kandi uva none atangiye uvuga ngo baranamuroze sikujyana no kavuga ngo ngo muzanye uburozi nge nta mwanya afite wo kuzajya uko ndafite ibintu byinshi cyane byo gukora mwe ntago nanawubona Lucky naherekera mbimubwira Imana ishimwe ko umwana wacu ntamenye ukuri noneho ko ibyo nyine mubwira ngo ngiye bibe noneho bari ukuri awo ndabizi ko uri ku ruhande rwawe ngo genda uzamurwaze nk'inshuti ye nka Keza nyine ko muri kumunsunikira mwese mwaramumenye Mana nyagasani Farida ngo ararwaye ariko Mana kuba arwaye ashobora kurwara cyangwa n'umurozi ararwara cyangwa ni imiteka ni umutekamutwe ni umuntu yenda yahaye telefone yenda yohereza message kugira ngo ajijishe umwana wacu ngo inda ntagariye akaba yenda yarayikuyemo yarayikuyemo agashaka kugira ngo nyine yandike ko ari ukuntu umuntu afata message none se afata message akabwira n'uyandikiye indi message kugira ngo rakazayibone inda yarayivanyemo. Farida yakuramo inda we kuki atayikuramo ariko Farida ubona ari umwana inda ubundi umuntu akuramo inda ariko wenda afite ibibazo ariko nyira yatayemera gusa umugabo yemeye inda yemeye umwana mugiye kwa muganga ubu hategeza kuyikuramo gute unese ariko ndabizi mba nasibona ntago buri teko uri ku ruhande rwa Farida simba ku ruhande rwe urumva ngira ngo menye ku mpande zombi dutekereze
ikintu cya mbere birashoboka ko ataba ari uwa Lucky, ntabwo mbihakana, birashoboka ko yaba atari uwe, kubera ko Farida turamuzi nyine na mbere uko yari ameze n'uburyo yagiye ahinduka turabizi, n'uburyo uyu munsi yari ameze turamuzi, twese turamuzi, kandi uko mumuzi nanjye niko muzi, nta kundi kuntu muzi mwe mutazi, twese tumuzi kimwe. Rero biranashoboka ko yaba atariye, birashoboka ko yaba yaramubeshye kubw'impamvu nawe tutazi ye ku giti cye, ariko se dusanze ko ari byo atari ya Lucky, nawe nk'umubyeyi wahita umujugunya nk'umuntu utigeze umenya? ariko nimuse namumenye cyane mumenye kubera wowe kubera Lucky nje nigeze mumenya cyangwa se nigeze mumenya. Ubu nawe nta kintu cyakongera kubahuza, nawe nta cyakongera kubahuza na Farida, uramutse nyine usanze ko ari iki kiduza na Farida, nje Farida yasabye imbabazi kubera Lucky, nzimuha kubera Lucky, nje nta kintu ntabwo sari zivuye ku mutima, ntabwo wigeze kubwabona umuntu uri kugushukira umwana ngo naherekera babwira ngo inda ntagari hari ukuntu bavuga, hari ukuntu umuntu abona umuntu ugahita uvuga ati amaraso yanjye nayo uriya muntu ntago nyine bikorana. Bibaho ko umuntu abona umuntu akumva ntago amwishimiye nta mpamvu, akumva nyine ntago amukunze ariko nta mpamvu. Nawe rero ukibona Farida amaraso yawe naye byaranze. Ariko Lucky imyaka afite urayizi? Farida imyaka afite urayizi? Si kigero kimwe. Kare Farida ni umukecuru ishaka kugira ngo amurushe ubwenge. Aho kano kangiye ndakeka ko sino gukeka babundi bavanga ukuri ngo guca muziko ni gushya. Yego. Nge naherekera mbabwira ko iriya nda atarinda ya Lucky. None na mwana wacu ageze namenye ko inda atariye. Cyabyo ngibishima nakubyo byo kuvuga ngo nzajye gusura ngo Farida. Ubwo se ubwo icyo Lucky yakubwiye cyahinduka, icyo Lucky yakubwiye nge nahinduraho ni igiki kudatariye. None se nzanya nshimangira ibya Lucky ngo umwana n'uwacu Lucky arabikwibwiriye. None se none suranyirizo kugira ngo njye gukora iki koko ke. Nde gukora iki kwa Lucky? Nako kwa Farida. Njye gukora iki? Ubundi wowe ugize Imana. None atangiye kuvuga ngo none ngo bamurozi. Ubu ngo bashinze uburozi se ninde? Umva bo bashinze uburozi. Yavuze. None nifatege none ngiye noneho kano kanya narwaye naba narembye simbizi barwaye batarwaye niba narembye usange ninge bikozeho. Uzajye wenyine uzamurwaze icyo nzabona nzakiguza agiye n'umuguremo fanta nkwe, ariko nge ntabwo nteze kuzajya kwa Farida. Icyo kintu kibagirwa. Ahubwo icyo nshaka kujya mu umwana wacu ahantu hari nta kindi. Nidusoza ndaguha nimero ze. Gusa nanone ikintu nge numvaga. Ngewe nkunda kumva impande zombi uko ari ebyiri. Buriya umuntu umwe yavuze ikintu abavuze ku ruhande rwe kandi nta wishyira habi. Lucky ibyo byatubwiye birashoboka, ntabwo mvuze ko bidashoboka kuko Farida nawe ni umuntu yabeshya, turabizi turanamuzi, kubeshya Farida biramworohera. Ni ibintu byo biri hafi ye kandi abifata nk'ibintu bisanzwe. Jewe numvaga naza nuko akirwaye namara koroherwa. Umunsi Farida yorohewe nzamuvugisha mubaze nawe ku giti cye nyirubwite. Ese ibintu koko Lucky yavuze ni ukuri? Kuko Lucky niba arabitubwiye byaramubabaje, wumvaga afite n'agahinda. Kuko birababaje wa mugani, ariko se Farida we nyirubwite arabivuga hiki? Nawe nabyemeza ko ariko bimeze. Bizaba ariko bimeze nyine. None se ikintu ushaka kumva cyo Lucky yakubwiye ni ikibo? Nyine turashaka kumva na Farida ubwe impamvu yabikoze. Erega buriya umuntu akora ikintu hari impamvu. Atubwire twese se kugira ngo ajye kubeshya inda ya mbere ngayo ni ya Gilbert, ya kabiri ni ya Lucky, wa gatatu n'undi mugabo. Naho byageze se? Ntabwo bizize ko bwa mbere hari undi mugabo nawe yari yaravuze ko ari we nyirinde. Ibyo ntabyo nzi, ngewe nzi ko nahereye kare mabwira ngo irandi ntago ari ya Lucky, iyo byabaje Gilbert nge ntabyo nzi. Nibyo mbyumvise mu matwi. Abo nababanje rero mbere ya Lucky ubu abagabo barabazi. Aramuzi. Kandi Lucky yaravuze ati umwana n'uwanjye uriya mugabo si uwe akamurwanira. Uri kumva? Genda gira ngo ngusabe n'ibikunda twajyayo mukunsaba kwawe utabwiye ngo njye gusura Farida. Okay. Nge nakubwiye icyo nzabona, icyo nzanza kiguza kimushyire nk'umunyamakuru. Nge ntabwo nyine kuza kwa Farida. Kubonana nawe n'ukubereke. Ntabwo ngiye nshaka kuzongera gusubirayo.
siko muzinukwa nabi. Nge naherekere mabwira ngo Farida ariko none ndumva nawe atangiye kumuva abantu utangiye kuvuga ngo ntago ari iye ngiki. Nse ko Dakimba mbona atagira amanya kuko urumva Farida njye kimbwira ko amuhamagara ntiyitabe natanye wese Daki ko twabonaga ari inyangamugayo Daki ko twabonaga ari umusore utuje utagira akajagare mu mutwe ikintu kiri gutuma tumugore azikamutwitiye umwana n'ubugwari twe twamwise tuvuga turi umugabo ni ikigwari nta kibazo wagira cyatuma uta famiye kandi rakiye yamuhaga udufaranga mufasha biratuyobera ariko kugeza uyu munsi niba tumenye impamvu yagiye iyo mpamvu niba ari iyo kukirumvika rero ntago wakumva uruhande rumwe ngo uhite wanzura ngo burane ko bimeze. Ese Farida we nihe mpamvu yatumye abeshya inshuro ebyiri abagabo babiri akababeshyera ese ko muganira ko mufata mukaganira we yakwibwire se w'umwana ari kuri ninde ko muganira byinshi jewe reka da ntago wasobanukiwe ibingibi bya se w'umwana ni Raki wabimbwiye ntago ari Farida nawe azi ko umugabo atabizi azi ko arakatabizi ese ni Farida bikwibwiriye ni Raki niwe wabimbwiye ni Raki bikwibwiriye Farida nawe ntago azi ko mbizi nta nubwo azi ko arakabizi urumva Raki yari muri telefone ya Farida asomamo iyo message aramwihorera ntiyagira ikintu amubwiye urumva na Farida nubwo arwaye ntazi ko Raki amuzi yari iby'umwana ibyo se w'umwana simuzi ntago muzi ndaki wabimbwiye gutyo ndavuga noke ubwo reka tubiretse kwanza banze yoroherwe namara koroherwa cyakora koko ngewe ninsanga ari byo koko umwana atari uwaraki Farida nzahita mukurira ingofero azaba akazi azaba akazi ariko namwe murabizi ko Farida toroshye ariko uzi gushyira inda ku bagabo babiri. Farida nawe urabizi ko toroshye ariko Farida urabizi ko atoroshye Farida no mubeshi Farida no munyanzoga Farida no umunyamabi ibintu byose bibaho nawe urirahiriye ati izo mbe babona n'inzoga bayanyweye n'inzoga bayanyweye we n'inzoga yanyweye ngenda bizi n'inzoga bayanyweye ubwo ngewe sinkubwiye ngo twire gutuna akabwira umugore ngo yabonye iki ngiki yarangiza akamubonamo baryamanye mu akamubonamo ibi byose ariko inzoga zo nene yamubwiye twe twaramugira inama yo kuzigabanya kubera ko yari amaze iminsi ameranye neza n'umugabo we ariko se wowe uri ku ruhande rw'untago ariko ni umunyanzoga nigeze kukubwira ko ari umuntu wundi bigeze guhura umva Farida warakubeshye ngo inzoga yarazibureye aho Farida nago yiza yihorera inzoga Farida uniseka inzoga akabaho gute umunyamanyago nk'inzoga gusa unde cenge n'cyako ko nyina ndayabarayivanyemo kuko inzoga zonyeho kuntu zingana iranda ntabwo ari kubinda hako ngize umwana wacu wenda ngize Imana yamenye ukuri ahubwo ikibazo ndi kwibaza noneho wo ngo wanyirinda wa gatatu we ninde mbaza nkubaze ubwo ni woshitiye ahubwo nkeneye kujya mu mbaza ubwo nyenda nini jewe Farida arancanganyikishije hari umugabo wa mbere yabeshyeye ngo umwana nuwe Raki umuhungu wawe araburana tereka reka iranda ni yanjye yarayiburanye ati uriya mugabo uri kubeshyera ninde kinda biza ni yanjye Raka nuza arabyemera Farida none Raki arezinda aguza imyenda birangiye nawe ndatariye bivuze ko hari undi mugabo wa gatatu nyirinda bisobanuye ko aba bantu bose baba bararyamanye ke utajya kunteranya na Farida ntago menye neza nawe wijya kumbwira izo nda zabo ngabo ikizima oya ikizima nuko umwana wacu nizere ko nawe yamenye ukuri ibyabo bagabo birabareba basigira ikintu ubwira Farida icyo nabwira Farida nizere ko atari nge kuko nigeze kugira iby'uburozi nizeye ko atari nge ari gushinza kuko byo nta n'umwanya kibonera byo ko Imana ishimwe gusa oya ntago nicyaho ko ntago ndumurozi ngo nge ndikeka gisugu nge nakwikeka gusa ikizima azarwara ubukira tu nta kiri nge namwifuza arwara ubukira noneho nashakaga kugusaba kuzahura na Raki kuko Raki akeneye kuganirizwa urumva ni igikomere amahirwe ahubwo uzambara uzamuze igikomere gikomeye kugira ikibazo nk'icyo kuba ufite umuntu ugira ngo ugiye kugira umuryango famiye nyuma bikagenda gutya inshuro ebyiri ni ibintu bibaye inshuro ebyiri ko avuga ati niwe mwana wa mbere niwe furangiye kubona ni ibintu bibaye inshuro ebyiri akeneye kuganirizwa
ugize imana wazampuza nawe. reka dusoreze hano nzamuvugisha mbahuze twese mu kiganiro cy'ubutaha.